Yesu arenda kugaruka. Izi nkuru zo kugaruka k'umukiza mwiceceka nimuzivuge, nimuzibwirane. Mu bice 260 by'isezerano rishya iri jambo rigaruka inshuro 318. Nukuvuga kuki rigarukaho kenshi. Ntabwo ibyanditswe byera byaba byuzuye Kristo atagarutse. Kandi Kristo ntiyagaruka, ibimenyetso byose biranga kugaruka kwe tutabibonesheje amaso yacu. Ndagira ngo mbabwire iri jambo. Imana ivuze iri jambo wagira ngo ni ingome. Amagare inyuma n'induru, inyanja imbere, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nibura nivuze iti nimwe muryamye hasi, mbatabare, nimukomeze mugende, nta nzira iri mu nyanja. Inyanja ni urupfu. Mbega Imana tutananizwa n'ibimenyetso bigaragaza kugaruka k'umukiza wacu Yesu. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Uwiteka Imana umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be tubane mu ijuru. Kw'irembo bari kw'irembo, nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kw'irembo bari kw'irembo, nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo. Nihaza buri ntambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Kw'irembo bari kw'irembo, nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo. Maze mu isi yagizwe nshya, tuzahaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Kw'irembo bari kw'irembo, nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kw'irembo bari kw'irembo, nuko araje
ku irembo, ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo, maze mu isi yagizwe nshya tuzaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara. Ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo, ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Bana Data wa twese wo mu ijuru, nyiricyubahiro kitarangira, Uwiteka muremyi wa byose, wese wihumeka byose, nyiricyubahiro, mwami mutware, mu izina rya Kristo Yesu ndagushimye, ndaguhimbaje. Uri Imana yo gusengwa, uri Imana yo gupfukamirwa, uri Imana yo gushyirwa hejuru. Icyubahiro cyawe kirihagije, ibyaremwe byose bigaragaza icyubahiro cyawe. Ijambo ryawe riduhishurira neza igitinyiro cyawe. Uwera Nyagasani Jehova, ciye bugufi kugira ngo imbabazi zawe zibe ku bugingo bwanjye na bene data bose tugiye gusangira ibyanditswe byera, arabo muri iki gihugu, arabo mu bihugu duturanye, arabo ku mugabane no ku yindi migabane. Imbabazi zawe zihora iteka ryose, zabeshejeho basogokuruza, natwe zitubeshejeho igihe cyose turi muri iyi nzira y'umusaraba. Uwiteka ushimwe, haleluya, ushyirwe hejuru. Duciye bugufi kugira ngo twese dutunganye, kuko kwera kwacu guhinduka ubushwambagara iyo tugeze imbere yawe. Ibizima n'abakuru bahora bavuga ngo urera, urera, ijuru n'isi byuzuye icyubahiro cyawe. None Mana, imbabazi zawe zibe ku buzima bwanjye n'ubwa bene data bose dusangiye ibi byanditswe byera bateze amatwi. Ndagusabye ngo ubugingo bwacu bubere buzima imbere yawe. Umwana w'umuntu yuzuyemo amafuti menshi, ntitugamberera gukora icyaha, ariko mwami, ibyo tuvuga turacumura, twatekereza tugacumura, twakora tugacumura. Utugirire imbabazi, maze umwuka wera nyobore, umwuka wera yobore bene data, amatwi yacu umwuka yumve neza icyo umwuka abwira amatorero muri iyi minsi. Urakoze, ngaho bana nanjye nk'umugisha, kandi iri jambo ryawe umwuka wera mumushorera wo kurugeza ku bazabona ubugingo bose n'ababufite, ku bwa Yesu umucunguzi wacu, amen. Itorero ry'Imana, namwe abantu mwese muteze amatwi, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muraho neza? Yesu waducunguye ahimbazwe. Ni ICTV, nitwa Imana Ishimwe Clarisse, ndi umubwiriza butumwa bwiza muri ADPR. Uyu murongo mbwiriza ubutumwa bwiza, ndabashimira ko mukurikira ibyanditswe byera. Nta nyigisho nimwe ndabona mba njyenyine, mba ndi kumwe n'abantu batandukanye, abo ntazi ariko Imana izi. Imana umuremyi wa byose ibampera umugisha. Nshuti z'umusaraba, Yesu arabakunda, nanjye
ndabakunda cyane, ndabashimira. Comment nubwo mutari benshi ariko mujye mumvugisha kuri comment. Ndabashimira. Subscribe mukora, Imana ibaha umugisha. Ntabwo muri benshi cyane ariko ndashimira Imana ko mwitangira ry'uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza kuri ICTV. Ndabashimira cyane rwose, murimo kugerageza. Nzanezerwa umunsi nzaba ngeze mu bwami kwa data, hanyuma umunyago nzaba nyaze Satani tukazahurirayo. Umwami Yesu akanshimira ambwira ati wakoze neza, wabwirije ubutumwa bwiza kuri channel yawe, hanyuma abantu bihana ibyaha, none dore ngaba. Nzishima kandi nzanezerwa. Imana ibaha umugisha rero. Mukomeze iyo mirimo ya subscribe, mukore share, mukore comment, yewe mukore like. Imana izajya ibahera umugisha kandi no gutera inkunga iyi shene mbwiririzaho ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha. Dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo waho w'10. Kuva igitabo cya kabiri cya Mose ibice 14 umurongo waho w'10. Haranditse ngo, Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari mu Egiputa kutuzana ngo dupfire muri ubu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorera Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bazanira uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari warwanirire, namwe mwicecekere. Imana ishimwe cyane. Dusoreze hano ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice byaho 13, dusoma umurongo wa 7. Haranditse ngo, nuko nimwumva intambara, nimuhaze intambara, ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho. Dusubiremo, nuko nimwumva intambara, nimuhaze intambara, ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho. Imana idufashe cyane. Inshuti mwese muteze amatwi ubutumwa bwiza mbwiriza none, ijambo tujye kuganira ni ijambo rivuga ngo mwitinya. Mwitinya. Imitima yanyu ye guhagarara mu bugingo bwanyu. Mwitinya kandi mwigira ubwoba, ahubwo dukomeze urugendo. Nyamara nubwo ijambo Imana irimo kutubwira kudatinya, ibidutinyisha birahari, bitari bikeya, bitari na bitoya. Ariko mwitinya. Abakiri bato mwitinya, abakuru mwitinya, abakene mwitinya, abakire mwitinya, abize cyane mwitinya, abatarize mwitinya. Icyo mbasaba ni kimwe, kijambo ry'Imana dusaba ni kimwe, nukubaha Imana, ubundi Imana ikaturwanirira tukabona uko Imana igira neza. Mwitinya. Mwitinya. Imana ishimwe cyane. Izi ni inkuru zo mu gihe cya Mose. Y'Abisirayeli bari mu buretwa bukabije,
Imana iramubwira iti bacyure, ndashaka ko bajyana mu gihugu Kanani, igihugu gakondo. Hanyuma Imana iranabarekura muri bwa buryo bw'ibitangaza muzi, bavana amaboko ya Farawo yaranze kubarekura, ariko ku bubasha bw'Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Farawo arabarekura ku itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana ritubeshaho, itegeko ry'Imana ridukiza Satani, itegeko ry'Imana rituvana mu buretwa bw'umubi. Imana ivuga rimwe gusa, abadayimoni bagahunga, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma Imana imaze gukubita Farawo inkoni iremereye cyane y'igitangaza cya nyuma, y'icyago cya nyuma cyo gupfusha uburiza bw'icyaremwe cyose mu gihugu cye ari imiborogo, afata icyemezo aravuga ati tubareke bagende. Ariko bakigera imbere gatoya, Farawo ngo yiyungura akenge, aravuga ati ariko iyi ereri nkoze nzayigarura, iyi sheke nzayikuramo, nzayikuramo. Aba ngo atunganyije igare rye ry'intambara, abwiye ingabo ze ati nimwambare. Amafarashi bayashyizaho, amagare bayashyizaho, barirutse bakurikiye ubwoko bw'Imana. Yabonaga ari igihombo gikomeye. Ninde uzongera kutubumbira amatafari? Ninde uzongera kutwubakira? Iyo ndimo kwigisha bizera bashya, hari ijambo ntahusha. Ndababwira nti mbafite hano muri 200 cyangwa muri 150. Ubu uyu munsi mwavuye mu buretwa bwa Satani. Nkababwira nti ngaho nimutekereze, umuntu yifitiye kampani ye, yifitiye departement, afitemo amaserivisi atandukanye, afitemo abakozi. Umuntu araje bose arabatwaye, batwara icyarimwe. Ese reaction y'uwo muntu cyangwa uwo muntu yakwifata ate? Bakambwira bati yarwana intambara kugira ngo ngere asubirane abakozi b'intoke. Rero ndagira ngo mbamenyeshe ko niyo mutangiye inzira y'umusaraba wa Kristo mukava muvuye mu buretwa bwa Satani, ntabwo mugomba gukina musubira mu byo mwahozemo. Bamwe mwari abasinzi, abandi mwari abasambanyi, abandi mwari abajura, abandi mwibaga, abandi mwicaga, abandi mwawaga ibiyobyabwenge. Uyu munsi rero mugomba kuzirikana ijambo rivuga ngo ntabwo mukwiye gutembanwa ngo muve mu byo mwumvise. Tegeko ry'Imana rijya rivana umuntu mu buretwa bigakunda. Torero ry'Imana niko Imana yarekuje ububasha bwayo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Rekuza ububasha bwayo maboko y'umwami Farawo, Bisiraheli baragenda. Hanyuma rero ngo bagere ku nyanja itukura, bitegereje babona nta nzira, ntaho guca ku ruhande, naho gukebereza, reka da. Baravuga bati turapfuye. Bagiye kumva, bumva umuriri w'amagare n'amafarashi n'urusaku rw'ingabo zose za Farawo. Bibiliya yavuze ngo bari babatuze, no kuvuga ngo bari babegereye. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo batakiye Mose, batakiye Imana. Ngo batakiye Imana ariko bahindukirana Mose. Hano harimo ikosa. Harimo ikosa umuntu wizera Imana ujye umenya ikibazo kitarimo, kitagomba kuvangwa mu muntu. Ujye umenya ikibazo wakemurirwa n'umuntu, umenye n'ikibazo wakemurirwa n'Imana ikoresheje umuntu. Ariko wowe nta muntu utekereza, nta n'ugomba kuvangamo. Aha hari ubushobozi bw'Imana, umuremyi wa byose yonyine. Mukristo agomba kumenya ubwoko bw'urugamba n'ukuntu agomba kururwana. Ndarurwanana no kwizera Uwiteka wenyine tu. Ndarurwanana no kubwira mwene data akamfasha. Ndarurwanana ndiyambaza inshuti, ndarurwanana ndiyambaza abavandimwe. Ariko hari urundi utazigera ugira ubufasha na bucyo buturutse ku muntu keretse Uwiteka wenyine nicyo yaremera mu muntu. Iki itorero, abanyetorero n'abazantega amatwi mwese mugisobanukirwe neza. Hanyuma rero bamaze gushihagura Mose, baramubwira bati Mose,
n'ubundi turi mu Egiputa twarakubwiye ngo wituvana mu buretwa, ureke dukorera aba bantu ntabwo uzatugeza i Kanani, ureke dukomeze twibere mu buretwa. Hoya, nta mpamvu yo gukomeza kuguma mu buretwa bwa Satani, nta mpamvu yo nteza amatwi yo gukomeza gusambana, kuko bari bafite motifu bamuha. Bakamubwira bati tuzarira iki mu nzira, bakamubwira bati tuzambara iki mu nzira, bakamubwira bati inyamaswa zizaturya, ubutayu buzaturangiza, abami tuzahura nabo mu nzira, n'ibindi byinshi. Ariko Mose we yari yavuze ati Imana yamvugishije rwose, ifiteyo ubwayo irihagije, izatugeza i Kanani. Imana ishimwe cyane. Mwitinya, niryo jambo turimo kuganira. Mwitinya torero, mwitinya. Bidutinyisha birahari ariko mwitinya, mwitinya. Imana ishimwe. Mose nawe ngo yubuye amaso atakira Uwiteka, aravuga ati Uwiteka, umva ubwo kuko burimo kumbwira, ntabara ducishe muri iyi nyanja. Uwiteka ngo aramubwira ati Mose, niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Banyetorero, namwe bantu mwese munteze amatwi, ndagira ngo mbabwire iri jambo. Imana ivuze iri jambo wagira ngo ni ingome, amagare inyuma n'induru, inyanja imbere. Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Nibura nivuze iti nimwe muryamye hasi mbatabare, nimukomeze mugende, nta nzira iri mu nyanja, inyanja ni urupfu. Mbega Imana! Ariko umuhanuzi umwe yigeze Imana yamutumira amubwira ngo mbarize ubu bwoko, ngo bambarize ngo ikibumbano cyabaza uwakibumbye, ngo wambumbye ute? Imana iramubwira itumva, jyewe nk'umubumbyi mfite ubushobozi bwo kubumba ikintu uko nshaka, nashaka nkagihombereza mu ntoki zanjye, nkongera nkagiha forme nifuza. Ibi ngibi byari bivuze iki? Byavuze ngo Imana irimo kubwira uyu muhanuzi ngo bambwire ngo njye Uwiteka ndihagije, nkora uko nshaka mu ijuru no mu isi. Iki ni igitangaza, ndababwiza ukuri. Imana ishimwe, Imana yabwa icyubahiro. None se Imana yaremye inyanja itukura, yari aho isoko iri. Twibuka cya gihe mu itangira ry'iremwa ivuga ngo habeho hakabaho, kavuga iti ubutaka butandukane n'amazi, ubutaka hakaba hahumutse hagasigara n'inyanja. Irabizi neza izi soko y'inyanja Mer Rouge, izi isoko yayo ahantu iri, kandi ifite ubushobozi bwo kuyitegeka iti ziba none ahangaha ntusubire kuzana amazi yawe. Kandi amazi y'inyanja ifite ububasha bwo kuyabwira ngo nkuko navuze ngo mubiho, nimwe mwigiyeyo gatoya, nimwe mwigiyeyo ubwoko bwanjye butambuke. Zina ry'Imana Data rihabwa icyubahiro. Imana umuremyi wa byose twizeye irashoboye, ishoboye gucisha umuntu mu kibazo gikomeye areba akabona ntaho gukemukira guhari. Mwitinya, 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 ntimuhagarike imitima. Hari ibintu bitabura kubaho, hari ibintu wasenga amasengesho menshi ntibiveho, hari ibintu wakwiriza ubusa ntibiveho, hari ibintu wasenga ngera muri groupe ntibiveho, hari ibintu ngombwa ngo muhangane, hari ibintu biri ngombwa mu buzima. Hari somo nabonye kera ndi umwana mu gihe cy'imibare, hari somo ryitwaga koroshya mu mibare, hari imibare yitwaga koroshya. Abayize mwese mufashe murahita muyibuka. Uwo mubare kuworoshya worohekaga, hagomba kuboneka igisubizo horohejwe umubare utari igiharwe, 2, 4, 6, 8 gutyo. Hanyuma rero hari umubare wigiraga igihangane, mubare ukigira kamugunguzi, mubare ukoroshya na 2 ukanga, mubare ukoroshya na 4 ukanga, mubare ukoroshya n'8 ukanga, mubare ukoroshya n'10 ukanga. Iyo byabaga bimeze gutyo rero wakoraga iki? Wahita guca umurongo ukandika munsi ngo ntibishoboka, ntabwo cyoroheka. Hari ibintu mu buzima ubu se wowe unteze amatwi rwose umfashira isomo nanjye ryamfashije nawe rigufashe.
ubu se nta bintu nawe uzi ubwawe wasenze ngo biveho ntibiveho, mpaka mugahangana ukabona ubutabazi bw'Imana. Nawe utarahura nabyo rero ube witeguye, uzahora nabyo byanze bikunze. Mana ihimbazwe, Mana ishyirwe hejuru. Reka mbaho ubuhamya. Umunsi umwe nari ntuye ahantu, hanyuma hari mu myaka yashize muri za 2005. Hanyuma aho hantu rero mpatuye hakaba umuturanyi wari waravuye mu mahanga, aza yizaniye imbwa yigishijwe ikintu kimwe gusa, kurya umuntu wese uciye ku gipangu cya shebuja. Ubu uyu munsi hano mu Rwanda ho hari uburyo batangiye, nabonye batangiye kutoza ayo matungo ibintu bitandukanye, ariko icyo gihe nta byari bihari. Ariko iyo yari yaravuye mu mahanga za Buraya, yarigishijwe icyo kintu gusa. Noneho abagabo bahaca bazindutse bagiye mu kazi, ikabatangira kubarya. Bagohora babivuga mu nzego za leta, bavuga bati hari ikibazo gikomeye muri uyu mudugudu, bagikemure rwose. Bigeze aho birananirana, abagabo bacika kugenda kare. Reka rero umunsi umwe nzagire ntya nabyibagiwe, mve mu rugo saa 9:40. Nari ngiye ahantu kure, ngomba gufata imodoka nyinshi. Hanyuma mpaca nciyo nzira, mu bwenge rwose byisibye ko hari ikibazo, ko nigeze numva izo nkuru. Hanyuma ndagenda, nkiri kure nagiye kumva numva ubugingo bwanjye bumbwiye ko hari ikibazo, bumpaye warning. Numva umusatsi umvuyeho, numva urumeza, numva hari urupfu. Ngiye kugenza umugongo ngo subire inyuma, numvise ijwi ryangizeho ububasha bukomeye, ryambwiye ngo genda ndi kumwe nawe. Numva n'ijwi ry'Uwiteka Imana mu butatu bwera, Mana Data, Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Numvise izo mbaraga zisunikiye nanjye mu mbaraga nyinshi z'ibyiringiro. Nakomeje kugenda ko ntera intambwe gake, mvuga ni umwanzi uhari nindi, n'umuntu, ni inyamaswa. Niba ari inyamaswa ni ubuhe bwoko? Niba ari umuntu aranyicisha iki? Ko numva nyiteguye nk'uri bunyice, cyangwa iki gisimba ko kinyiteguye nk'ikiri bungi. Kumbe yari yambwa yanyiteguye. Ariko ndababwiza ukuri, nge wayiboneye turwana ko twarwanye iminota irenga 20. Ndababwiza ukuri, yari imbwa itameze nk'izindi nzi. Yari imbwa ndende cyane, idafite ubwoya bwinshi, ifite miskre nk'iz'abantu. Yari iteye ubwoba, yajyaga kunkamate, yahaguruka ikansumba. Yari iteye ubwoba. Hanyuma rero nagiye kubona mbonizanye umuvuduko no kuboroga kumeze nk'uko inyamaswa y'inkazi, ko kuboroga sinkuzi kuzindi mbwa. Sasa rero twarahanganye, ndayikubita yajya kumfata ndayikubita. Hari ibintu bibiri nabonye. Izina rya Yesu ni igitangaza, izina rya Yesu riratangaje. Nayikubitaga mu izina rya Yesu, mvuga mu izina rya Yesu. Cyangwa se hari n'igihe umuntu afite imbaraga atazi kazifite, nabyo narabyibajije, kuko ukuntu nayikubise nkayishobora. Mana yandemye rwose n'Uwiteka wahabaye. Narayikubise, mbwa namara kuyihashya, gatera intambwe ikigira imbere, gategereza yuko ntera intambwe ngo ngende. Najya gutsimbura ngo ngende, igahitiza kagaruka kumfata. Turarwana. Hashize iminota nka 20 turi muri iyo mirwano, nagiye kumva numva ubuzima bwanjye bwuzuye kwica. Buriya umuntu w'Imana, munyamwuka, iyo bibaye ngombwa Imana imukoresha ibintu biremereye. Narayibwiye, ndayibwira nti yari igiye hagarara ku rugi itegereza kugaruka, nuzura Umwuka Wera. Ndayibwira nti garuka nkwice. Nagira ngo mbabwire ko natangaye.
ni itungo ryumva. Urupfu nayo rwahise ruyitaha. Ni ukuvuga yikozemo ububasha bwanteye ubwoba nanjye bwo kumva ngiye kurwana n'inyamaswa y'inkazi no kunyica, ariko nanjye nuzuye umwuka wera narayibwiye nti ngwino nkwice. Yarumvise, yahise ica ahantu nabonye yari yarakoze inzira, iragenda irarenga. Nababwiraga ko hari ibintu biba biri ngombwa mu buzima ko umuntu ahangana nabyo byanze bikunze. Rero ubu uyu munsi abantu bose ku isi muri iki gihugu mbwiriza mu butumwa bwiza cy'u Rwanda bahanganye n'imbaraga zikomeye z'ibimenyetso bigaragaza kugaruka k'umukiza Yesu. Ariko umva Uwiteka arakubwira ngo witinya, mwigira ubwoba, ahubwo mureke dukomeze ubuzima bwose. Igikristo ntitugihagarike, dukomeze ubuzima bwose. Nguyu murongo mbwiriza ubutumwa bwiza n'abandi bene data bose bafite amashene y'ivuga butumwa buzima mu gutega amatwi, ubugingo bwacu bukomeze bugende. Ntimuhagarike ubuzima bw'umwuka, hoya hagarika urugendo. Turakomeza tugende, mukomeze mukurikira ubutumwa bwiza bwo tubwiriza. Mwami Imana yaraduhamagaye, nimukurikira ubutumwa bwiza. Torero ry'Imana, mukurikira ubutumwa bwiza, mwihagarika ubuzima kandi busanzwe uko bushoboka mu bwirinzi bwa COVID-19 cyangwa n'indi yaje yitwa ngo Delta. Nimuharanire kubaho ku itegeko ry'ubwirinzi. Kunda ubuzima bwawe. Irimo kugira bamwe bapfakaza, abandi irimo kubagira imfubyi, abandi irimo kubagira imfusha. Nimukomere imitima, mwitinya, Uwiteka ari kumwe natwe. Nimukomere kandi mwe guhagarika ubuzima bwose, mwe kujya mu maganya ngo itwuname hejuru. Bandi dukomeze gusenga no gusaba Uwiteka yidukize. Mwitinya, hari ibintu bitabura kubaho. Yaraje, twarasenze, imyaka igiye ku 2, duhora twambaza isumba byose ngo idutabare, ngo yidukize, ariko turimo kubona yanga ikihinduranya mu bundi buryo. Rero turarwana iyi ntambara, tuyirwana n'ibyiringiro no kwizera isumba byose. Imana ishobora byose. Mwitinya torero, mwitinya. Byanditswe byera mu butumwa bwiza bwa Mariko byatubwiye ngo iki? Yesu hariya uzasanga inkuru z'ibimenyetso bizaranga kugaruka k'umukiza wacu Yesu Kristo. Zabisanga no mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ariko bice 22, ariko icyo dukwiye kumenya, Yesu yatubwiye ngo mu kanwa k'intumwa Mariko yatubwiye ngo nimuzahagarika imitima yanyu. Niko Yesu yavuze n'akanwa ke ngo kuko ibyo bitazabura kubaho. Niba hari ibintu bitabura kubaho mu buzima, tugomba gukomeza urugendo, tugomba gukomeza gukizwa. Nyamuna mwisubire inyuma, mwicika intege, nyamuna. Kandi reka tubwirane kugaruka k'umukiza Yesu, kuko n'umwuzuro w'ibyanditswe byera. Ubu turimo turavuga uko yaje nuko yakirije abantu ibyaha nuko yagukiza ibyaha. Hasigaye ijambo rimwe gusa, ko azagaruka gukura itorero rye muri ubu buzima. Rero ryo ni ijambo ry'ihumure, dukwiye kubwira kugira ngo mudatinya, mwe kugira ubwoba. Uwiteka himbazwe, Uwiteka habwa icyubahiro. Ndashaka kubabwira nibura ibintu nk'umunani bizaranga kugaruka k'umukiza Yesu. Ntabwo dukwiye kumera nk'aho muri bavuze ngo ubakambuza ibimenyetso kuko bararangaye. Hoye, ahubwo dukwiye guhora turi maso, ko dutegereje kugaruka k'umukiza wacu Yesu. Ibyo yatubwiye byaba tukavuga tuti ngibi Yesu agiye kugaruka. Tuba tuti ngibi, iki nacyo Yesu yarakivuze, iki nacyo kirabaye Yesu
yarakivuze. Yesu rero yavuze ibiki? Yesu yaravuze ngo hazabaho abantu benshi baziyitirira izina rye, babwiriza ubutumwa mu izina rye, bakora ibitangaza mu izina rye, birukana abadayimoni mu izina rye. Ariko mu by'ukuri akerura akavuga ati abo bantu muzitonde ko sinjye uzaba nabatumye. Bigishwa baramubaza bati tubwire none se ikimenyetso ni ikihe? Tuzabwirwa n'iki ko abo bantu atari abantu baguturutse? Arababwira tumva ko ibintu bimeze, abo bantu muzababwirwa n'imbuto zabo. Hano kuri televiziyo rwose nyarwanda waba yarabibonye, hari umuntu waje yimasitse ya shusho ya wa mukinnyi wigeze kudukinira filime ya Yesu n'imibabaro ye, hanyuma araza ahinguka ahangaha rwose ku mupaka w'u Rwanda ni Kongo, avuga ati ninjye Kirisitu. Ntago nzi amakuru yakurikiyeho, sinigeze nyakurikirana. Si ibyo gusa, dufite abantu hano mu gihugu n'amakuru dukurikirana hanze mu bindi bihugu no kwindi migabane bakora ibitangaza mu izina rya Yesu, ariko wareba ukabona ntabwo mu by'ukuri ububasha barimo gukoresha ari ubuturutse ku mukiza Yesu. Rero ntimuyobe torero, iki gihe ni igihe nyine amatorero afite ibibazo by'imiyoborerwe kubera COVID-19. Ubu mwese umuntu wese arimo aribaza ati ndabahone mu buryo bw'Imana, ariko mwirinde ntimupfa kujya mu bintu ibyo ari byo byose mubonye. Hashimwe Uwiteka abonye ko ari byiza ko iki gihe kizabaho. Erega tumenyera ibizaba agategura nuko tuzabaho. Mwitinya, Mana ishimwe cyane. Mwitinya. Ninde wari uzi ko hazaba hariho imirongo nk'iyo kubwirizaho ubutumwa bwiza? Ariko Uwiteka kuko yarabizi neza ko iki gihe kizagera, iterambere rigera mu Rwanda, hanyuma ubu turimo turabwiriza ubutumwa bwiza. Torero ry'Imana, mwitinya, kurikira inyigisho nzima. Muri abantu bafite inyigisho nzima zubaka ubugingo bwanyu, mukurikire ivuga butumwa rihesha ubugingo buhoraho. Icya kabiri, hazaba intambara n'impuha z'intambara. Ibisindirirwa mbivuga, maso yacu yarabibonye mu Rwanda, maso yacu yarabibona hanze hirya no hino, imyiryane, amakuru y'izaba ya mbere ya kabiri z'isi, amakuru menshi. Kandi ibi byose ntabwo bitana n'ibintu bibiri bikomeye, ntabwo bitana n'inzara, ntibitana n'ubukene, ariko Uwiteka wabeshejeho ubu bwoko natwe azatubeshaho. Byiringiro nibibe byinshi mu bugingo bwanyu, byiringiro nibigwire kandi bigwiza imbaraga. Yesu arenda kugaruka. Izi nkuru zo kugaruka k'umukiza mwiceceka nimuzivuge, nimuzibwirane. Mu bice 260 by'isezerano rishya, iri jambo rugaruka inshuro 318. Ni ukuvuga kukirigarukaho kenshi. Ntabwo ibyanditswe byera byaba byuzuye Kristo atagarutse. Kandi Kristo ntiyagaruka, ibimenyetso byose biranga kugaruka kwe tutabibonesheje amaso yacu. Nimube maso. Mwitinya rero. Dawidi hari ijambo yavuze muri Zaburi ye, haravuga ngo naho intambara yabaho nzajya nkomeza umutima wanjye ku Uwiteka. Si gitangaza rwose. Ibimenyetso biranga kugaruka k'umukiza n'ibitari amaso yacu yabibona, ariko tugakomeza tugakizwa. Mana ishimwe. Icya gatatu, hazabaho inzara, ibishyitsi hamwe na hamwe. Twihanganishe bene data bahuye n'ikibazo gikomeye cy'umutingito. Mbabwiza ukuri njye ndimo kwiga geography,
twigaga imigabane n'ibihugu biri mu kiba biri ahantu hari mu biza cyangwa mu amapeyi catastrophique, ni ukuvuga ibihugu biri ahantu mu gace k'ibiza. Noneho njye bavuze mu Rwanda, nabajije professeur ndamubaza, profe, u Rwanda ruri mu bihugu biri mu gace k'ibiza gute? Arambwira ati cyane, niko ntabyo twigeze tubona kuva navuka, nje ntabiza nzi. Arambwira ati biriya birungu ubona buriya ni ibiza. None mukomere imitima bene data mwagizweho ingaruka n'iki kibazo. Bini ibimenyetso biranga kugaruka k'umukiza wacu Yesu. Ntimutinye, mukomeze ubuzima, murwane intambara yo gukomeza kubaho mu nzira zose zo gukiranuka. Imana izababeshaho, biri mu nshingano zayo. Ndabakomeje kandi ndabahumurije. Imana ibagirire neza. Inzara, yego, hari ikintu bundi ubu, hari ibintu umuntu atakwirirwa abaza cyane. Ni ukuvuga niba hari ibintu bibiri, hari urupfu rw'icyorezo, hari no kurekura ubuzima, umuntu akishora akavuga ati mpfe. Niba dufashe icyemezo nyine cyiza cyo kwirinda gupfa, ntabwo ubuzima bwacu buzakomeza kumera nka mbere. Igipimo cy'ubuzima kizagenda kigabanuka, amafaranga twinjizaga azagabanuka, imikorere twari dufite izazamo ikibazo. Ariko ndagira ngo babwire ngo ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ibyo ntibizabura kuba, ariko mwitinya, Imana irahari, izatugaburira. Imana yahaye mana Abisirayeli mu butayu. Humura mu nshingano z'Uwiteka harimo kukubeshaho. Humura kandi umutima wawe ukomere. Mana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Rero inzara n'ubukene, hari ibyorezo, hari intambara, rwose ibyo ni ibintu biba bigomba kuhaba. Muhumure kandi mukomere. Indwara z'ibyorezo nk'izi nyine, niba mwarakurikiranye amakuru kuva iki cyorezo cyagera mu gihugu cy'u Rwanda, batanze amakuru y'ibyorezo byabayeho kuva kera ku migabane n'ibihugu, bakerekana ukuntu hari igihe ibyorezo byazaga bigasiba igihugu bikakirangiza. Rero mu Rwanda intambara nziza yo kwirinda kandi tuzanabaho. Ndwara z'ibyorezo banyetorero, ndwara z'ibyorezo, icyorezo dusangiye n'isi yose. Mwitinya, mwihagararire mu kwizera, icyo ushoboye ugikore, ko ntabwo twavukanye ubumuga mu mutwe wo kudatekereza, turi mu kazi turakora, ariko ni muhumure, Imana izaturwanirira kandi amaso yacu azabibona. Hanyuma Yesu yavuze ko no kurenganywa kw'abizera uhereye igihe yari ari mu isi, akimara kugenda asize bibateguje, bishe abana b'Imana, bishe abakristo. Abatuye isi bishe abakristo cyane. Si igitangaza rero, twe duhora twiteguye ko ibyo tuvuga twanabizira bibaye ngombwa, si cyo twifuza. Ariko nagira ngo mbabwire ngo kabone naho havuka n'ibindi, n'urupfu rukaza no kurenganywa kukaza, Yesu yarababwiye ati muhumure, ntimugire ubwoba, mwihagararire gusa, muri Uwiteka ari bubarwanirire. Arababwira ati rero iki gihe cy'akarengane ntimuzagire ubwoba, muzavuga ibyo Umwuka Wera azababwira, nzababuranira mu nkiko, nzaba mpari. Igihe cy'urupfu runarwo rusatiriye irembo, Yesu aba ahahagaze. Banyetorero, mwitinya, ubwo butumwa bwiza mfite, Mana ishimwe. Hanyuma yavuze ko abantu bazasubira inyuma bakava mu byizerwa. Ubu koko muzi bene data inkuru ziba zarangezeho, abadiyakoni beza bubahaga Imana, bakoreraga Imana, none ubu basubiye inyuma, baraguye bava mu byizerwa. Bamwe barimo gusinda ku mihanda, bandi barimo gusambana, bandi barimo gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Birababaje,
birababaje, ariko ndabwira abacyumva kandi namwe ngasuye inyuma mu nyumve, nyamuneka mwitinya. Uwiteka n'umurengezi wacu, muragushwa n'iki? Murasubizwa inyuma n'iki? Ko Yesu ataguye umunsi bamukubitaga, ko Yesu ataguye umunsi bamuciraga mu maso ngo avuga ati dayeri babani n'abanyabyaha nta n'ikiza bagira, ubundi mbapfira nkande. Ubu aka kanya mwiyibagije, Satani azanye agahanaguzo, asibye mu bugingo bwanyu buremere bw'imibabaro yadukirishije, bw'intimba yadukirishije, bw'imibyimba yadukirishije. Aka kanya murabyibagiwe. Mu mwaka n'igice gusa mwisubira inyuma, mwigwa ngo muve mu byizerwa. Hanyuma icya 8, ubutumwa bwiza bukwiye kubwirwa amahanga yose. Bakristo mube maso. Ubu buryo buhari bwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buragaragaza yuko bishoboka ko nta hantu hasigaye abantu batarimo kumva ijambo ko Yesu yabakiza umuriro utazima, yabakiza Gehinomu, yabakiza urupfu rwa kabiri. Banyetorero mube maso. Bimenyetso biranga kugaruka k'umukiza Yesu bishobora kutaba iki gusa, hakaza n'ibindi. Ntago tuzahagarika ubuzima. Bwira Abisiraheli bakomeze bagende, Mose we. Bwira abakristo be guhagarika ubuzima. Bwira abakristo be guhagarika gusenga. Bwira abakristo be guhagarika gukora imirimo yabeshaho. Bwira abakristo bakomeze bagende. Izina ry'Imana Yakobo rihabwa icyubahiro. Torero ry'Imana mube maso. 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 Bikomere abashumba ku bashumba. Insengero zirafunze. Ubu ni igihe umukristo agiye guhagarara mu byo yakiriye no mu byo yamenye, akarwana ku buzima bwe. Ubu birababaje kuko ubutumwa mvuze birashoboka ko hari uwo bwaba buri kure. Kubera iki? Kubera ko ubundi ubu harageze ngo dushyire mu bikorwa ibyo tuvuga. Harageze ngo dushyire mu bikorwa ibyo tuvuga. Wowe rero wumvise Imana ku bandi utarayakiriye mu bugingo bwawe, tega amatwi wumve ngo nkubwire ngo ubu uyu munsi iga gusenga kukubeshaho ku giti cyawe. Fata Bibiliya wiga ijambo ry'Imana kugira ngo ubugingo bwawe bukomere. Soma ijambo ry'ubugingo, soma Bibiliya kugeza ubwo wicara buri munsi ukavuga uti yewe ndumva ijambo ryirije ubugingo bwanjye uyu munsi ariri. Niba bitabaye ibyo, hari ikibazo gikomeye. Mube maso, mwe gutinya. Mwitinya.
mwitinya, mwitinya. Ibisa n'inyanja biri imbere yacu, ibisa na muriri w'amagare ya Farawo biri inyuma yacu. Hari ukurya kandi umuntu arya yakoze. Ubu gukora ni guke kubera ubwirinzi. Ubu se wibagiwe Imana yagaburiye wa mupfakazi? Wibagiwe Imana yatunze Eliya? Urumva twebwe ntituragera naho, aho ni ahantu hakomeye cyane, ariko kabone naho twahagera, kabone naho twahagera. Imana ifite ubushobozi bwo kutubeshaho mu buryo bwose. Zibagirwa umukristokazi waho mvuka, akijijwe, umugabo aramusharirira cyane, akamukubita, kamumerera nabi cyane, aramuzonga, aravuga ati va muri ibi bintu. Umubyeyi arakomera kuko umugabo yari yarangije kumugenderera by'igitangaza, aravuga ati sindeka Yesu. Amunaniza mu buryo bwose, amwima imyenda, n'uwo afite akamwima isabune yo gufura, yewe akamuhingisha imirimo, akavuga ati ngaho uyu musozi n'uwuhinga ukawurangiza uzajye gusenga ku cyumweru. Imana ikamuha bene data bakamufasha akawuhinga akawurangiza. Hanyuma hasigara ikibazo cyo kubura imyenda n'itameshe. Umunsi umwe avuga ati ejo nzasiba kuko umwenda wanjye urasa nabi bikabije. Icyoni cyaragiye kijya mu rugo rw'abafite isabune. Ibi mbabwira byabayeho. Kiyitwara mu kanwa, kiragenda, kibwiraga ko wenda kigiye kuyirira ahantu simbizi niba kirya isabune. Hanyuma kigeze iruhande rwa wa mubyeyi, isabune Imana igikora ku munwa, isabune irahanuka yitira iruhande rwa wa mubyeyi. Umubyeyi arayifata, arafura, bucye ajya mu materaniro. Mufite ubwoba? Mufite ubwoba? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Uko niko Imana yabwiye Mose. Itegeka amazi ya ruguru na y'epfo kwema, icamo inzira, Abisirayeli bambukira humutse. Hari ijambo ryiza Dawidi yavuze. Yaravuze ngo bamwe biringira amagare, ngo abandi biringira amafarashi, ngo ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Aravuga ngo barunamye baragwa, ngo ariko twebweho turahagurutse turema. Uwanyuma kutse mu nyanja, nabo bishoye bibwira yuko bagiye kwicamo nk'uko bagenzi babo bayiciyemo, ariko bari bafitanye ikibazo n'Imana kiremereye cyane. Uwiteka yahise ategeka amazi kwirekura, amazi aramanuka abarenga hejuru. Wari uzi ko Imana izajya idukiza, yadukijije, n'ubu irimo kudukiza, kandi izakomeza kudukiza ibimeze bityo, bitwiruka inyuma, ibiturakariye, bishaka kudusubiza inyuma no kutunamura. Mwitinya torero, mwitinya. Uyu mwanya mfashe mu witeho, mwitinya. Dawidi yongeye kuvuga muri Zaburi ye, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sizakena, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo ashora ku iriba ry'amazi adasuma, ngo asubize intege mu bugingo bwanjye iyo ntentebutse. Aravuga ngo asutse amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose. Aravuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Byanditswe byera byose ni ibyacu, nimuhumure. Ubu haba hageze kugira ngo ubundi tujya tubwiriza ubutumwa bwiza, abantu bakumva ni ibisanzwe.
ariko hajya habaho igihe abantu bahagarara mu byanditswe byera bikaba ngombwa. Yaravuze ngo nari umusore, ngo none ndashaje, ngo sinigeze mbona umukiranutsi arekwa n'Imana, ngo cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Ndabwira abana b'Imana ntago hano iyo ushishoje usanga gusonza birashoboka muri iri jambo, ariko gupfa intumbi zikagarama si ibyo abana b'Imana, keretse ari ikiza cyaje kikazira abantu bose. Mwitinya, haleluya haleluya, mwitinya, 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 mwebwe mube maso, mwihagarire Uwiteka abarwanirire. Hanyuma abanyegiputa n'imirindi yabo murimo mwumva ibikugarije byose, hazaba umunsi buzacya tutakibibona. Hazaba umunsi buzacya tutakibirebesha amaso yacu. Imana Data wa twese ibampere umugisha. Reka dusenga Imana. Ese wowe witwaye ute? Ntabwo wacogoye ntiwasubiye inyuma muri iki gihe abana b'Imana bagoswe n'ubuzima bukomeye? We niwakutse umutima, nturi muri ejo nzamera nte? Ca bugufi ngo usengere Imana, dusenga n'Imana, dusaba Imana ihimbabaza abantu mwese mwaguye mukava mu byizerwa, mwifuje kugaruka mu buntu bw'Imana, kandi dusabire ubugingo bwacu tutananizwa n'ibimenyetso bigaragaza kugaruka k'umukiza wacu Yesu. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga.